tubaye ikaze kuri channel yacu kandi yanyu, kandi tubone kubashimira uburyo mudahwema kubana natwe, mukora subscribe, mukurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube. Murakoze cyane. Hope amakuru yawe. Amakuru yanjye ni meza, meze neza. Cyumweru kimeze neza, ndetse n'icyo twarangije duhereje ku ruhande cyari kirimo ibintu byinshi, cyo cyari gitangaje, ariko harimo ibyiza, harimo n'ibibi. Mboneraho kwihanganisha umuryango mugari wa Harvest Bible Fellowship Rwanda, ariko by'umwihariko mu muryango wa Migambi Joel, umusoundman wacu cyangwa umuntu udufasha kugira ngo ibintu bijyanye n'amajwi byose bitugereho bimeze neza. Murabizi Harvest tuvuga ko itorero ari umuryango, kandi ntago tubivuga gusa, ahubwo ni nako kuri itorero n'umuryango. So iyo umwe muri twebwe ababaye, umwe muri twe yagize ibyago, twese tuba twagize ibyago. So nihanganishije umuryango mugari, nihanganishije by'umwihariko umuryango wa Migambi Joel, kandi by the way dusura basigaye, tubihanganishe, tubakomeze. Nicyo bivuga kuba abavandimwe, kandi ndabizi neza ko hamwe n'Imana turaza gukomera, turakomera rwose. Birumvikana burya ibibi cyangwa se ibyo tubona bisa nk'ibibi n'ubundi biza mbese n'uruvange rw'ibyiza n'ibibi, kubera ko n'ubundi turacyari mu isi. Bakomeze kwihangana, ariko nubwo byari bimeze bityo, mwakira cyumweru tariki 30 hari kuwa gatatu twari turi kumwe n'umuhanzi Rose Muhando, kandi twari dufite umunezero ko twari dufite umugoroba wo kuramya no guhimbaza Imana. Kandi Rose Muhando yadufashije muri uwo mwanya, ni umubyeyi kandi ufite afite imbaraga z'umubiri, afite imbaraga mu kuramya Imana. Hari abantu bari kubivuga bimeze nk'urwenya, bavuga ngo ntabwo asaza kubera ko ngo ari mu Mana. Kuko nkanjye niga primaire nkiri akana gatoya, numvaga Rose Muhando ziriya ndirimbo nibwo zari zishyushye. None n'ubu kubera ko Imana yarashyize ikintu mu muntu kugira ngo by the way nyine kiyiramye, ntago rero bisaza, ahora ari mushya. Abantu bari bishimye mu nzu y'Imana, abantu bari bakubise buzuye, urusengero rwabaye ruto. Turi kumwe na Bishop Gatabazi ndetse n'umushumba wacu mukuru, akaba n'umuvugizi w'iri torero ryacu rya Harvest. Byari ibintu byiza cyane, n'abapasiteri bakorera aha ngaha. Wari umunsi udasanzwe. Ngarutse kuri Rose Muhando, buriya ngewe narumiwe, nabonaga uburyo afite imbaraga, ko ngewe uko namubonaga ameze nk'umuntu ukuze nta mbaraga, ariko nasanze uko nabitekerezaga atari ko bimeze. Afite imbaraga z'umubiri, afite n'imbaraga z'umwuka wera. Ko rero byose arabifite, ujya gukorera Yesu ntako bisa, nta gihombo kirimo. Niko babivuga neza, bavuga ko ngo nta gihombo kirimo. Iyo ngo kwa kundi Paul yavuze ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma ngo asaza, ngo ari kuw'imbere agenda ahinduka mushya, kandi iyo uw'imbere akomeye aha n'uw'inyuma imbaraga. Ni byiza cyane rero, kandi ndatekereza nawe utari uhari ushobora gusubiza inyuma gatoya. Byari ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8, yes, byari kuwa gatatu. Wasubiza inyuma kuri iyi channel n'ubundi uri kureberaho iki kiganiro, niho byabereye. Ukagenda muri za terime bagiye bakoresha ngo niho byabereye, nabyo niho byabereye. Nanone si ibyo gusa, kuko n'ubundi tariki 3 twari dufite umunsi udasanzwe. Uyu mwaka utangira, Imana atubwiye amagambo akomeye cyane, iratubwira ngo uyu ni umwaka wo gukomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho, ngo tuba nkore bandebere nka Gideyoni, ngo kuko Imana yateguye kudusubiza agaciro, kutugwiriza gukomera ndetse no kutwubahisha. Kandi tariki 3 Imana yakoze ibintu bikomeye, kandi ndatekereza ko ntago byari ibyacu gusa, ahubwo muri rusange Imana yakoze ibintu bikomeye ku itorero, ku buzima bwacu muri rusange. Yagiye ikora ibintu bikomeye. Reka nkubwire ndari wowe wadufasha ukadusangiza muri rusange uburyo uwo munsi wari umeze. Byari tariki 3 z'ukwezi kwa 9 2023. Nkuko yabivuze, uyu ni umwaka wo gukomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho. So yadukoresheje ibihambaye rero, yakoresheje ibihambaye umushumba wacu, yakoresheje ibihambaye itorero muri rusange. Kandi nkuko umushumba wacu akunda kubivuga, ntabwo abashumba babyara ngo habyara intama. Kigaragara cyo rero intama zishumbwe n'umushumba wacu zimeze neza kuko zishobora kubyara. Byari umunsi mwiza kandi byari umunsi udasanzwe wo gutangiza ku mugaragaro itorero rya Harvest Bible Fellowship Rwanda, ariko ahantu hitwa Rega, ni mu karere ka Nyabihu muri iyi ntara y'Uburengerazuba. Byari ibintu bidasanzwe, hari haje abantu
baturutse impande zitandukanye warabibonye, hari abapasiteri abazanye n'abakristo bayobora, abantu batumiwe guturuka mu matorero atandukanye, muze kubyumva neza, ntago bari abantu bo muri Harvest gusa. Wari umunsi mwiza, abaririmbyi, abacuranzi, wari umunsi ku buryo umuntu wari kuhagera ari umushyitsi, cyangwa niyo waba utari umushyitsi warahagera gukumva ubwiza bw'Imana, kumva kugirirwa neza n'Imana. Hari abaririmbyi baho ngaho kuri iryo torero rya Rega, hari n'abaririmbyi korali yitwa Cem isengera kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda ariko mu Mahoko, bari bahari kugira ngo badufashe guhura n'Imana kandi natwe duhure nayo. Mushumba wacu rero Revera Dr. Niyonzima Samvura Jadamascene niwe mushumba mukuru kandi akaba n'umuvugizi w'Itorero rya Harvest Bible Fellowship Rwanda hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Yari ahari, niwe wafunguye ku mugaragaro torero cyangwa ishami rya Harvest Irega. Irega rero ni exception, ahantu Imana yashatse ko dutangira muri ubu buryo, kandi ndagira ngo mfate uyu mwanya nishimire ariko nshimira n'abantu bashimira kubwo kuba barafatanije natwe no kudusengera ndetse no gushyira ku mutima itorero rya Rega. Itorero rya Rega ni itorero Imana ubwayo irimo yitangirira, niyo mpamvu nafite gushidikanya yuko izabana nawe. Yavuze ibintu bikomeye, yavuze amagambo meza kandi akomeye. Umuntu wagiye hari ahantu afite gahunda cyangwa afite intego yo kumva no kugira icyo akuramo, hari ikintu gikomeye yakuyemo. Uko yabivuze avuga ko itorero muri siroga yaryo avuga ngo itorero ni umuryango, kandi itorero tuba dukeneye ni itorero ryigisha Bibiliya, ribwiriza Bibiliya kandi rikagira ute, rikazamura Kristo muri byose. Ubwo rero aba ari ibintu bishimishije, aba ari ibintu byiza. Hari n'abantu basanzwe bahasengera bari bishimye cyane, bishimiye uwo munsi, ubona bishimye ku buryo ubona amagambo yabo ameze nk'aho atashobora gusobanura ibyishimo bafite. Byari ibintu byiza cyane, ndetse hari n'abantu basengera ku yandi mashami nayo ya Harvest ariko atarafungurwa, ubona bahise bagira amatsiko menshi, bumva bakeneye cyane ko nabo bo ahari uwo munsi uzagera kuri bo. Nsengera muri Harvest ishami rya Byangabo. Uyu munsi wo gufungura itorero rya Harvest Irega, twabonye ko ni umunsi mwiza cyane, wabaye umunsi mwiza, abantu baje ari benshi kandi ibyahakorewe byose twabonye ari ibintu byiza. Mbese uyu munsi wari umunsi mwiza cyane mu buryo bwo gufungura ishami rya Harvest Rega. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi mwiza cyane twawishimiye. Byadushimishije cyane kuba mwaje kudushyigikira aha ngaha. Mbese twanezerewe, muri twebwe turi kwiyumva ko dufite umunezero cyane cyane ko buriya ni igitangaza kubona byo byonyine n'imodoka zingana uku nguku ziparitse aha ngaha zije gukora umurimo w'Imana. Ni igikorwa gikomeye cyane, by'umwihariko hari abaturutse Musanze, Ngororero, Rubavu, bose baje gufungura hamwe natwe umurimo w'Imana hano kuri Harvest. Uyu munsi ibintu nabonye nge byanshimishije pe, nge ndishimye pe, byanejeje rwose. Nzajya nza kuhasengera kubera ko numvishije binejeje cyane. Uyu munsi wanejeje cyane, ndiyumvana umunezero mwinshi cyane utagira uko ungana, kubona twateranye n'abashumba, twateranye n'abantu b'ingeri zose n'abakristo, byatunejeje kandi nawe urabibona ko umunezero wadusabye. Abantu barishimye, abantu bavuze amarangamutima, abantu bavuze uburyo bakiriye itorero rya Harvest mu kiriya gice, abantu bashimye Imana kuntu bari kwiyumva kubwira itorero. Wabonaga ari ibihe bidasanzwe, kandi ntago twabura kubwira abantu ko hari abantu bazi ko mu nzu y'Imana nta byishimo bibamo, ari ahantu nyine abantu bagenda bakonje ndetse bagenda bameze nk'abahetse amagi, ariko no ntago ariko bimeze. Abantu mu nzu y'Imana barishima, kandi reka mbabwize ukuri, umuntu uba udashobora kwishimira mu nzu y'Imana ni wa muntu utarahura n'Imana. Ariko ndababwiza ukuri, umuntu wahuye n'Imana yumva nta wundi munezero ashobora kugira ungana n'uwo agirira mu nzu y'Imana.
wowe ugiriwe umugisha wo kumva kino kiganiro, wowe uzatera intambwe uze mu rusengero, wenda hari uzagenda uvuga ngo yewe uko babivuze ntabwo ariko nabisanze, ariko ndagira ngo nkwizeze ko 100% nutera intambwe ukaza mu nzu y'Imana uzasanga bitandukanye n'ubuzima ubamo hanze. Nibyo ushobora no kuba udukurikira uri kure wenda udashobora kuza guteranira hano kuri Mahoko cyangwa n'ahandi, ariko ahantu hafi yawe hari urusengero. Reka mbabwire Yesu Kristo ni wavuze ngo ibisarurwa bireze ngo ariko abasaruzi ni bake. Turakwinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo uze ubumwe muri twe uw'umusaruzi usarura ibya Kristo, kandi ntago ari ngombwa ko ubusengera ahangaha twicaye nonaha, ntago ahubwo wa muririmbyi yaravuze ngo buri muntu mwitorero wejejwe muri iryo, nawe uharanire kwezwa muri iryo torero urimo kugira ngo nawe ube umwe mu basaruzi basarura ibya Kristo. Murakoze cyane, turabashimiye cyane. Pawulo we yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo turabo yaremye, turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yitegura kera kugira ngo tuyigendere. Aravuga ngo waremeye guhesha Imana icyubahiro, waremeye kunezeza Imana, tera intambwe ugira uruhare mu kuzamura icyubahiro cy'Imana. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Murakunzwe.